ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika rwose mutubarize ubuyobozi bw'umudugudu wajurwe ndetse n'akagari ijambo ikimuga kiracyabaho. Icyo kintu rwose mudufashe ndetse murebe n'uburyo mwatuvuganira ku byerekeranye n'ubuzima turimo. Cyane cyane icyo numva ntekereza cyane cyabaho cyamfasha nuko banshakira uburyo nabaho bakaba nk'abavandimwe baba bari kumwe na Yezu ndetse na Bikira Mariya, bagakora bo bwabaga bakaba badushingira ka botike, nkaba nanjye nabasha kwiteza imbere, ndetse n'uwo mudamu yaza akaza afite fondasiyo aheraho. Mu bundi buzima bundi cyane bakama nk'iyo nsimburangingo akagare, murareba ko rwose banyarwandakazi murabona ko ntaho mpagarariye nk'uko uyu muvandimwe ari kubivuga. Ubuzima bwe rwose buragoye ariko mbese ukuntu tubanyeho, mbese ubu ni njyewe umuri iruhande nk'umuturanyi, abura amazi akanyiyambaza, n'abanyafite nkayamuha, mbese n'udukwi nkamutoragurira udukwi cyangwa umwana. Hari igihe mucaho ashaka kujya mu rugo akaba yanyiyambaza nkamugeza, kereka wenda bamufashije akaba yabona wenda nk'umuntu umuhora iruhande buri gihe. Hari igihe atubura wenda imvura ikaba yamufatira mu nzira ikamunyagira. Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Touch One TV, muzi ko tubakunda kandi tubahoza ku mutima. Icyo tubasaba mwebwe buri munsi abari burasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali n'abari Rwota Masimbi, no gukora subscribe kuri Cyane kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugenda tubategurira bibagereho 5 kuri 5. Uyu munsi muze kunyeberera, turi mu murenge wa Jabana mu kagari ka Ngiryi mu mudugudu wajurwe. Ahangaha tugiye kureba umugabo, n'umugabo ufite ubumuga ariko ni umugabo koko ubabaje, ubuzima bwe kuva kuri kimwe kugeza ku cyanyuma. Umubonye agahinda kakwica, umubonye intimba yagufata, ariko mu by'ukuri icyo tubereyeho ni ukumenya abanyarwanda bari hirya no hino ubuzima bwabo butameze neza, kugira ngo twunganirane cyane ko igihugu cyacu cyifuza ko buri muturarwanda aho yaba ari hose yagira umutekano n'ubuzima bwe bukagenda neza. Munyemere rero uyu munsi hanyuma tunyarukire kuri uyu mugabo, turebe ubuzima bwe, turebe uko bwifashe, twumve n'icyo abivugaho. Ariko namwe muri abanyarwanda kandi muri abanyarwanda bafite umutima w'urukundo, icyo tubasaba nuko burya inkuru z'amarangamutima ibyo ari byose ushobora kuba wanaryamye ukabyuka ukumva birakunze, ukajya ku meza iwawe rwose ugafata amafunguro neza cyane ya mu gitondo, hanyuma ukajya ku kazi ugakora neza, hanyuma saa sita ugafata amafunguro, mugoroba ukagera ugasubira iwawe ugasanga bose ni amahoro, ukaryama ukumva bigenze neza. Ariko hari abababaye benshi mu by'Imana yaguhaye ushobora kugira icyo ukora. Munyemere rero noneho turebere hamwe uyu muvandimwe wacu, hanyuma icyo mbasaba ni ukuba hano hafi mugakora subscribe kugira ngo koko izi nkuru zikora ku mitima yacu, inkuru zitwibutsa ko mu ijuru hari Imana zijye zibageraho 5 kuri 5. Abasenga by'umwihariko abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga hirya no hino, nziko mwese muri kwitegereza uyu muvandimwe uko ameze kuri rigare. Ni igare no mu bigaragara igare ko kubona rishaje, yagakwiye kugira amaboko yawe, amaboko yanjye, amaboko y'inshuti twese, nk'uko dufite uko Imana yaturemye ikaturemana ubumuntu, ikaturemana amaraso. Burya ni byiza ko tumenya n'abantu nk'aba ngaba, abantu bababaye tukabahumuriza uko bimeze kose, nubwo tutabura ibibazo cyane nkatwe nk'abanyarwanda. Turabizi neza twahuye n'ibibazo bikomeye ubwo twagwaga mu ishyano, abanyarwanda bakicwa bazira uko bavutse, ariko mu by'ukuri Imana iradukunda, niyo mpamvu ubona dufite igihugu kizima, igihugu kirimo umutekano. Ariko tuvuga tuti noneho mu buryo bwo kucyubaka tugira igihugu kimeze neza, ariko burya bihera ku bantu nk'aba ngaba, abantu bababaye rwose kandi bafite umutima
nk'uko mubibona uyu muvandimwe ahangaha niho atuye ariko ari wenyine uko yavutse afite ubumuga mwabibonye nk'uko ubibona uru rugo n'iri gare rye rwose yahagirira impanuka mu buryo bushobora no kudutungura twebwe urugo abamwo nk'uko mubibona ni urugo ubona ko rusa naho ruri kwa rwonyine ariko kandi twebwe turahari kugira ngo tumufashe ushobora kwibaza ngo ese iyo ari wenyine abaho gute byose tugiye kubisesengura tubiganireho hanyuma twumve n'iki twakora nk'abantu Imana yahaye ubuzima n'iki twakorera umuvandimwe wacu ahangaha kugira ngo uzanafungure uyu muryango we ni ukuri ndababwiza ukuri ntabwo byoroshye ingufuri yaje mwingese ariko mu buhanga bwe burya nyine Imana ifite uko ikora ahangaha amaze kubona ko binaniye yegereye hanyuma urufunguzo rushiramwo ntabwo byatinze byaje gukunda mu by'ukuri icyo nababwira nuko ukinjira mu nzu y'uyu muvandimwe utangazwa no guhita usanganizwa n'umwanda uri ku rwego ruri hejuru ibijerekani udusafuriya udukombe ibyenda bishaje byose ibintu bidafite agaciro kubera iki mu by'ukuri nk'uko mubibona nababwiye ko niwe wenyine uri muri iyi nzu umwanda nta gakubuzo ntaki igisahane cyaguye aho udukombe nuko nguko ahantu nawe ushobora kureba ukavuga ngo ese ari njyewe aha hantu nahaba ntabwo ni ukuri buri wese ntabwo ntekereza ko atabura gutekereza ngo uyu muntu abaho gute uyu muntu abeshejweho n'iki mu nzu imeze gutya yuzuye ikintu twita umwanda ku rwego ruri hejuru bavandimwe nshuti by'umwihariko abakristu reka mabwire ko hari amagambo menshi burya twagereranya ijambo ry'Imana ni nk'ibere wonse burya hari Imana iba yaragukoreye nimba ubona iwawe ku meza rwose wabyutse ukabikora bikagenda neza ugafata amafunguro meza ariko uzirikane ko hari benshi bababaye ariko kandi buriya ugize icyo ukora ukavuga uti reka mu by'Imana yampaye kabone n'ubwo kaba ari gatoya kabone n'ubwo kaba wowe ushobora kugasuzugura nka nyirako ariko uri bugahe nuko aragushimira kandi Bibiliya iravuga ngo gutanga bizana umugisha ukomeye kurusha guhabwa umuvandimwe ntabwo abayeho neza ntabwo yishimye cyane ko anafite n'ubumuga burya mu by'ukuri ingingo ze mu gihe zidakora neza ni njyewe nawe twagakwiye kumufasha urebye uburiri aryamamo ushaka kwibaza ngo ese ni mu buriri koko cyangwa n'ahandi hantu aha ni mu buriri rwose pe ni mu buriri urebye uko hameze ukareba iki kimatera ukareba icyo twakwita ngo ni supanete byose nta kizima ese ari njye naharyama ese ari wowe waharyama ntabwo yaba afite uko abigenza ngo amere gutya ntabwo yaba afite uko abigenza ngo yemere kuryama ahantu nk'ahangaha ntibishoboka banyarwandakazi inshuti mwese muri hirya no hino umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame aravuga ati mukore ibishoboka byose buri munyarwanda wese abeho neza buriya ntabwo yahagerera rimwe twebwe turi ijisho rye turi ijisho ry'abantu bababaye nk'uku kugira ngo koko dukomeze twubake u Rwanda twifuza dore intege nke ze zituma ibi byose mubonye byangirika ntibyitabweho ushobora kwibaza ngo ese mu bwiherero hameze gute yahagera ate biragoye birababaje kandi biranatangaje kuko uyirebye uhereye aha hanze yabaye nk'iyamanyutse irenda ukandagiyeho rwose wahita ugwamo yewe ngira ngo nawe mu kiganiro turi buze kugerana araza kugenda bisobanura uburyo yiranja biragoye biranababaje ariko uko bimeze kose ahangaha nahanjye nahawe kugira ngo duhumurize uyu muvandimwe nkuko nabibabwiye umubonye ukamubona uko yicaye n'impuhwe zakwica ugeze aho akorera hose muri kuhareba twakita mu gikoni se mvuga iki ko hari ibyo ushobora kuvuga bikakurenga abenshi rero dore
muri kubireba aya ni amano ye yahindutse gutya kubera wa mwanda nababwiraga. Izi ni imbaragasa zagiye zifata uyu muvandimwe wacu. Ntekereza ko urabona ko afite uburibwe buteye ubwoba, uburibwe bubabaje pe, buremereye. Mu by'ukuri mbere y'uko tuganira yavuze ati ndashonje naburaye, ariko hariya hari utwo nshobora kongera kugerageza nkashyira ku muriro, tukongera tukagarura imbaraga, tukongera tukazanamo ubushyuhe, hanyuma tukaganira, akubwira ubuzima mbayemwo, hari icyo ushobora kunkorera, hari icyo abavandimwe bankorera. Ibi byose ashobora no kutwereka uko anabigenza mu buryo bunababaje. Uko umubona byose arabyikorera, uko umubona nta wundi wo kubimufashamo, uko umubona niwe wenyine, nk'uko umuntu agira gutya akava mu nda ya nyina kagera ku isi, ni uko yisanze, ntabyo yahamagaye, yisanze nawe avukanye ubumuga. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye ko tutamuhumuriza, ngewe nawe tukafatanya uyu muvandimwe tukamwunganira. Ngira ngo murabizi hari abafite ubumuga benshi, igihugu cyacu ntako kitagira rwose, mu rugamba rukomeye cyane kuba bwa mbere cyarabohowe, ubwa kabiri iki gihugu ni ukucyubaka. Nk'uko nakomeje kubivuga, umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame abigarukaho kenshi akavuga ati umunyarwanda atariho neza nta buzima twaba dufite, umunyarwanda atameze neza n'ibyo twaba twubaka byose nta mumaro byagira, nta n'icyo byanamara. Ikintu cya mbere ni isuku. Mujya mubabona hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye bishima bavuga bati twagize amahirwe yo kuba turi ahantu heza, turyama heza, tugasinzira, tukishima, dushimira umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ariko ntekereza ko mu by'ukuri inshingano afite ni nyinshi, ariko kandi natwe tugomba kumwunganira, tukamubera ijisho kugira ngo ibibazo biri hirya no hino twese dufatanye, kuva ku rwego rw'isibo kuzamuka kugera ku rwego rw'igihugu, twese tugafatanya koko tukabasha kugira icyo twakorera abantu nk'aba ngaba mu rwego rwo kubaka igihugu. Buriya byagutangaza, burya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Ese uwakugira uyu byakubera? Ese uwakugira uyu byagushimisha? Waguha uburiri nk'ubu ngubu aryamamo akakubwira ngo ngaho genda uryame, ese waburyamamo? Waguha intege nke ze, akaguha intege nke nk'iz'uyu mugabo afite, ese mu by'ukuri wowe wabaho nk'uku nguku? Wabyifuza? Rero mu by'ukuri ntekereza ko ntabwo abanyarwanda turi abakene keretse dushatse gukena mu mitima. Yewe n'undi wese utari umunyarwanda, umuntu wese waremwe n'Imana, ufite inyama n'amaraso, ntekereza ko hari icyo wakora. Kuko uko bimeze kose ushobora kuba uyu munsi wabonye ifunguro wakoresheje amaboko yawe, ariko uyu we n'amaboko ye murabona ko afite intege nke rwose, afite intege nke. Aha rero nari mubwiye ntinyereka ubu buriri ubujya mute, kuko nabonye ari na harehare, arambwira ati ndyama mu gutya, ariko mu by'ukuri nta hantu aryamye bavandimwe, nta hantu aryamye, ntaho. Icyo twakora ni ukumufasha, ni ukugira ngo koko uyu muvandimwe wacu nawe ubuzima bwe bwongere bumere neza. Mu by'ukuri rero reka ibirenze ibyo nawe tuganire byinshi abyivugire. Ndabakunda, nimujye kure. Kagira Imana y'u Rwanda Emmanuel. Yego, namwe marakagira Imana y'u Rwanda. Nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Nkaba mu buzima bwanjye mubona navukanye ubumuga, vuka ameze gutya. Tugeze aho ngaho inanago nahamaze igihe kinini, nahise njya igatagara, niga amashuri asanzwe, ngera mu mwaka wa 3 mpita mpagarara kubera ko yahise ajya kwishakira.
maze kwiga ayo mashuri naraje niga imyuga yo kudoda imyenda ndetse n'inkweto. Muri uyu mwanya tuvugana ubu ngubu akaba ari byo nkora, ariko kwinjiza umushahara birakomeye. Ubwo rero sinzi rwose mu bantu mwadufasha cyane, mwadufasha kubona icyo kintu cyaduteza imbere tukikura mu bukene ndetse no kuba twasabiriza mu muhanda. Iwanyu mwavutse muri abana bangahe? Twari abana 8. Ababyeyi bawe urabazi muzehe na mukecuru? Umwe yitwa Kanyarugero Innocent na Esperansiya Mukamusoni. Warababonye ku isura yawe? Babonye ku isura. Ubuzima bwawe rero haraho waruvuze uti nagiye kwiga igatagara, wavuze ni gatagara y'amajyepfo? Igatagara ya Nyanza y'amajyepfo kwa Padiri Filipo. Wizeyo igihe kingana iki, hanyuma uhava wize kuva mu mwaka wa kangahe kugera mu wa kangahe, ubu ngubu ubana nandi? Igatagara nize amashuri 7, nkaba naturutse mu wa mbere niga ndazamuka. Ngeze aho ngaho mpita njya kwiga imyuga hano muri Njyamubandi association Njyamubandi, ariho nigiye kudoda ibyo byose. Ahangaha rero nta muntu mbana nawe, mbangiye nyine nkuko mubireba hano. Icyo ukora abavandimwe burya nguri kumwe n'Imana, ntabwo buri wenyine. Ntabwo buri kumwe, uri wenyine, uri kumwe n'Imana. Abavandimwe uvuze ubwo ni bande? Abavandimwe aba ngabo bona badushagaye. Nibo aba baturanyi? Ni abaturanyi bacu. Ahangaha muri iyi nzu nabonye, inzu ishaririye ubuzima bwawe, nta muntu mubanamwo? Ntawe kubibona nuko nguko, nyine ndakenga ukabona nkakingura nuko. Gusa haje kugira ikibazo cy'amatara yaba yarapfuye, nayo biba ikibazo. Urabona ko na hose wabonye ko hatestaye kubera ikibazo cy'amafaranga. Uravuze uti nize ibijyanye no kudoda imyenda, nicyo kintu wize Gatagara wiga se? Gatagara nize amashuri asanzwe, ngeze hano muri Njyamubandi niga imyuga. Imyuga wiga kudoda gusa? Niga kudoda inkweto n'imyenda nyine. Ubu urabizi rwose kubikora? Ndabizi rwose, beretse ubushobozi bubona inaha twabuze bwo kugira ngo dutangire twerekane igikorwa nyirizina. Ariko tubashije kubona ibikoresho ndetse n'ubucuruzi tubonye, tukabona fondasiyo yo gutangira ubucuruzi twacuruza, kubera ko burya icyambere ni mu mutwe. Reka rero noneho udusangize nk'uko nabivuze ubuzima bwawe nabonye bushariye ku muntu nkawe ufite ubumuga, inzu ubamwo umbwiye ko nta muntu mubana, ubaho gute, bigenda gute? Nk'uko bisanzwe uzi ko umuntu agira utuntu agenda akora mu rugo kugira ngo urugo rwe rubashe kuba rwanatera imbere, wowe ubigenza gute nk'umuntu ufite ubumuga kuri uru rwego nta muntu mubana? Rwose byo birangora. Amafaranga, ikintu cyose, amazi ni amafaranga, inkwi ni amafaranga, ndetse no gukubura akababiya wadutanga amafaranga. Mu buzima rwose byo sinakubwira kuko nanjye ubwanjye iyo mbirebye gutya birandenga. Urebye n'ahangare uko hasa ntihakubuye, kuko udafite amafaranga ntabwo wakubura, udafite amafaranga ntiwarya. Ubwo rero ni ikibazo ubona kitubangamiye. Nimba mbyumva neza ibintu byose birasaba ko wabikorerwa? Birasaba ko wabikorerwa, ariko wifashishije amafaranga, kuko nta wundi muntu wagukorera 2-3 ku buntu. Hanyuma iri gare rirashaje, ariko mbere yuko tunarivugaho, kurigeramo ukaryicaramo ukagira icyo ukora ko nabonye bikugora, ubigenza gute iyo ushatse nko kuvuga uterekanye ahantu runaka mve hano muri runo rugo? Ubwo no kuvuga ngo yambaza umwana nk'uko wabonaga afashe inyuma akaza kangeza hari akigendera nk'umugenzi nkawe, ukawaza ukansubiza mu rugo. Hanyuma ndacyakubaza kuko ni ibintu mbona koko binababaje ku buzima bwawe, ubuzima ngiye mbonye navuga ko buri mu kaga, ibijyanye no kurya, gukora isuku, kuryama, uru rugo ndashaka utubwire, udusobanurire uko bigenza ubuzima bwa buri munsi kugira ngo ubashe kubaho. Bigenda gute kimwe kuri kimwe byumve neza? Ni ukuvuga ngo duhereye mu kurya byo ni ikibazo, nk'uko wabibonye nyine nta biryo birimo bihambaye. Ubuzima ni ikibazo. Kuryama uko wabonye matora irashaje, ikirangiti kirashaje, birasaba kugira ngo umuntu abe yagura ibindi. Ubwo urareba ko
mu buzima bwose wazengurutse iyi nzu urabona ni ikibazo kimbongamiye ndetse ntabwo uba wumva wisanzuye mu buzima bushoboka. Ubwo nkatwe nkamwe ubwanyu mugomba kugira gute gukubita inzu bipfunsi mukareba uburyo mwadufasha mukurikije uko mubibona. uvuze kuryama wanyeretse mu cyumba cyawe urambwira uti rwose ngo uhahe karibu nta kibazo inzu ni iyanjye uyinjiremo. Kuryama ko mbonye hatameze neza iyi suku y'umwanda wowe bimeze bite mu by'ukuri koko pe? Ikintu cya mbere ni uko iyi nzu murabona irashaka agasima cya mbere. Ugomba gushaka agasima kugira ngo bwa buzima gatozi nabwo ubashe kugera ahantu kandagiye hafatika. Ukabona nimba se iyo base ikaba yakaraba ikagira kontwari ijyamo. Mbega muri makeya ntabwo uzarya isano mara kwishyira hariya isazi ive muri toilette zikoreho wayishyira he ukurikije urebye n'uburyo ubuzima bugeze buhambaye. Urabona hari radio, nta radio ugeze ubona, nta kintu na kimwe, hari na telefone babonye ntayo mfite. Aho wageze mbega wasanze ubuzima nyine burakaranze. Naho iby'isuku byo isuku burya ugomba kujya gute kuba wafata ahantu akagombye kudepozereza ibyo bintu, ariko ntabwo bigomba kuba byashoboka. Uvuze toilette nayo nayigezemo ko mbona nayo itameze neza. Burantu iyo ugiye mugenda mute bigenda bite? Ikibazo cya toilette cyo kirakomeye cyane. Urabona ntiyubatse ndetse burari nk'abandi nk'abayobozi bakagobye kuba bayipavuma, ariko ntabwo bikunda kuko abayobozi bina hangaha nitwigire nta buyobozi dufite inaha. Ahubwo ikintu twarebago nk'abantu mutuba hafi murebere abantu bafite ubumuga twebwe nko mu kagari kangiriye. Ndashaka ko tugaruka cyane cyane ku buzima bwawe kuba hano wenyine. Imbogamizi wumva ufite nizihe cyane ko ufite n'amagara make? Ubwo numva nta buzima ntabwo, kuko ubuzima yuri ahanganga ushaka umuntu wakudepana bakugeze hariya ntabwo uba ufite ubuzima gatozi, ntabwo aba ari 0%. Ni ukuvuga ngo icyiza nuko twagera gute twareba ahantu hegutse ahubwo akoreho haduteza imbere twajya ku buryo n'uwari wese yavuga ati mwiriwe Emmanuel. Ariko kubera ubushobozi nge nifitiye ku bwanjye ntabwo bikunda. Ubwo nahangaha icumbi ribari iraho. Hanyuma rero usobanurira abakunzi ba Touch1 kurya bigenda gute, ko nabonye no kujya mu gikoni nabyo amagara ari make, bigenda gute kugira ngo ubashe kubaho? Kurya ni ikibazo nyine y'abavandimwe bageze gutya bakama icyo kurya indarya nyine kujya mu gikoni nabyo bikagorana, ariko nta kundi wabigenza. Si wabireba ngo uvuga ati ngo ngwino uteke wa buri munsi keretse ari umukozi ibyo bura ufite. Ubwo rero kuba nta mukozi nta mafaranga, burya ikintu cyose no kuba ufite amafaranga. Ariko iyo ntabyo ya mafaranga ntayo ugerageza uburyo nawe wakidefanda, kuko ntago umuntu azaza ngo uvuge ngo nimba guhaye ibishyimbo araguha n'ubugari bwo kuburisha. Icyo gihe ugerageza iki kwikorera nawe ubwawe ukareba ko bwa buzima bwawe wiyumva, kuko ntago uzicara ngo nanone ngo uvuge ngo uzaza untekere. Ahubwo kora akarimo gatoya karinganiye nawe wumve ko ubwo buzima bwawe wishoboye, kandi ikintu cya mbere ni ukwiyakira. Mu buzima busanzwe ko u Rwanda n'abanyarwanda dukunda gusenga, nawe uri umukristo urasenga? Ngende umukristo wa Gatolika, kimwe uko nigishaga abana Bukaristiya ndetse bavangavanze mu byiciro bitatu. Ariko kubera iyi COVID-19 ntago twabashije gumya ngo dukomeze twigishe no kujya gusenga ni umubare. Isuku yawe bigenda gute kugira ngo ubashe koko kugira n'umucyo, bigenda gute? No kuvuga ngo nyine isuku byo ntago igenda neza, kubera ko usaba umuntu wakuzanira ayo mazi yo sabune, kandi sabune yo ntayo. Nkuko ayibonye n'amazi ntayo, imvura itaguye ntushobora kubona amazi. Iyo suku ntago yagenda neza rero utabonye icyo ifondasiyo uzamukiraho. No kuri mu bundi buzima bwo sinakubwira ngo burahari, ni ubwo naho ngaho ubuzima bwanjye baba buhagarariye, kubera ko isuku cya mbere ni isoko y'ubuzima. Kuba ari isoko y'ubuzima rero ntago twavuga ngo turayifite ntayo. Oya, isuku ntayo.
isuku kuba idariho ni ukuvuga ngo nuko nta bushobozi dufite bwo kuba wabona iyo sabune ya buri munsi cyangwa se amazi kubera ubukene bw'amafaranga. Ye bakunzi ba Touch One TV rero turiho turaganira n'uyu mugabo, n'umugabo ufite ubumuga murabibona mu by'ukuri ntabwo ashoboye kugira icyo yikorera, urebye uko ameze isuku iragerwa ku mashyi ari kubivuga kandi mwese muri kubibona. Ikindi nk'uko yabivuze ari wenyine muri iyi nzu rwose nababwira ko nta gatebe nta gasafuriya nta kintu na kimwe. Burya rero iyo uryamye ukabyuka ukumva birakunze ndetse ukabasha kujya ku meza ugafata amafunguro rwose ukumva bimeze neza, ugafata umwanya wawe ukajya ku kazi, ariko burya ujye wibuka ko hari udashobora no kubibona, hari udashobora kubona ayo mafunguro. Abantu nk'aba rero bakeneye guhumurizwa, turaganira n'uyu mugabo ko ubuzima bwe busharirira, ariko kandi ntekereza ko dufatanyije hari icyo twakora, dufatanyije hari icyo uyu muvandimwe yageraho. Hanyuma Emmanuel, iyi nzu yawe uburyo uyibamo wenyine, imbogamizi n'impungenge z'ubuzima uba ufite n'izihe? Ikintu cya mbere impungenge ushobora kugira nk'umuntu akaba yaza mwenda akagukanga nijoro, akaba mwenda yaza akakwiba, ntago ubuzima bugenze neza. Ubwo rero cyane cyane imbogamizi yo ni ikintu cyerekeranye n'imibereho yindi. Imibereho yindi yo nayisobanuye, imirire, ibintu byerekeranye n'uburyo twabaho. Nibwo buzima bwanjye numva mfite bubi cyane bukomeye. Iyo imvura iguye nk'uko turiho tuganira ko itangiye kuza, ubigenza gute iyo uri hanze? Iyo ndi hanze ngerageza kugira ngo ninjire mu nzu itaragwa nyinshi. Nabonye igitanda cyawe nacyo kiri hejuru cyane, ariko kandi rwose nta n'isaso iriho. Ibi byo urabivugaho iki? Ikibazo nyine isaso yo ni ikibazo, ni kwa gushaka amafaranga ukagura nk'amatora. Kuba igitanda kiri hejuru ubwo nta kibazo kintwaye cyane, mbasha kuba nacyurira. Yego birakugora kubera ko nta maguru, ariko urakiryamaho. Uko kugira ngo uryame hasi nanone nk'inka ntago ari byiza. Nari ngenda shaka no kugaruka ku isuku, nabonye n'imbaraga zarageregeje noneho gushaka kukwinjira mu maguru, mu mano, no hano hanze, kandi urabibona umwanda no mu nzu urinjira ukabona rwose shwishwishwishwe. Iyi nzu ntirimo imbaraga nyinshi nyine bitewe no kubona harimo n'ibitafari, ntago imbaraga zishobora kubura, kandi babona ko nta na sima iriho. Noneho rero ni iki wumva wasaba abakunzi ba Touch One, by'umwihariko abantu bagira amarangamutima ariko bakavuga bati mu by'Imana yaduhaye hari icyo twakorera umuvandimwe? Ni icyo basaba? Ni byinshi twabasaba. Ikintu cya mbere cyo no kubanza tugasasa inzu, tugakumira uwo mwanda uvuga, tukabanza tukareba se n'icyo kuryamira ntacyo, tukabanza tugasaba ngo mu kintu cy'imirire ese twabaho gute tutarya, tukareba tukavuga ati rero ngewe ikintu mva nifuza cya buri munsi cyazajya giteza imbere, bafite nk'ubushobozi, bafite nk'umutima wo gufasha, baduha nk'amafaranga yo kuba twatangira umushinga w'ubucuruzi, kuko ari bwo nkeneye nicaye mu kagare. Reka tugaruke kuri iri gare ryawe rero, ndizera ko imvura hari se tuyihunge cyangwa ni gakeya? Ntabwo imvura irakomera cyane, nikomera turajya muri salo ariho dukorera. Salo ko nta gatebe karimo turicara hese? Iyi ngiyi y'aba bavandimwe. N'iyi niyo utiye? Niyo ntiye, nta ntebe ngewe hano wabonye mfite. Uvuze igare rero, ariko mpita mbona igare ryawe naryo ni ukuri ntabwo byoroshye. Igare naryo ryarapfuye, nta gare mfite urebye. Tujye mu nzu rero hanyuma tukomeze ikiganiro. Yego. Ubwo genda rero turebe uko ugiye. Ni ukuvuga ngo nyine barasunika inyuma kugira ngo tugende marshire dukengure muri salo. Yereka duhunga imvura rero bakunzi ba Touch One, hanyuma dukomeze tuganire n'uyu muvandimwe. Mu by'ukuri ntabwo ari ubuzima bworoshye, buramushaririye, ariko kandi nta kundi nyine mu isi niko bigenda. Reka uriya muvandimwe adufashe turebe ukuntu twahunga imvura. N'ubuzima bugoye bubabaje rwose, nababwiza ukuri ko
uko mumubona muri ririya gare ntabwo ameze neza. Hanyuma Emmanuel, twaraho tuganira mu kanya uvuga kuri iri gare ryawe rimaze igihe kingana iki urigenderamo? Imyaka 3. Hanyuma uko mbona rimaze gusaza ubigenza ute? Ubwo kuba rimaje gusaza nk'abagiraneza abakirisitu basenga rwose bakwiye kumfasha nk'akandi kagare nk'uko mu cyifuzo cyanjye nk'abakirisitu bihaye Imana bagira neza. Urabona nize imyuga, niga kudoda inkweto, niga kudoda iyo myenda. Rero bafashijwemo n'Imana kuko buri kintu cyose twiragize Uwiteka niwe wa mbere, tugomba bakaba bamfasha mwenda wo kuya nzajye nirwa nsaba wampaye nk'ubu ukagira suba ufite uwakuzanira ayo mazi, ariko ubonye uburyo wabona iyo nkunga y'udufaranga wabasha kubona umuntu watuma akunyu utwo dushyimbo se ku muhanda, ukaba wakiteza imbere ukikora mu bukene. Cyangwa se waba ufite nk'ako kantu k'akabutike ukaba wacuruza. Cyane cyane nkunda kubona abantu bafite ubumuga bo batameze nkanjye biteza imbere mu buryo kugira ngo rero yiteze imbere aba yanze kwirwa asabiriza abantu. Inaho niyo umunyu wo kurya kugira ngo bawuguhe ahubwo bagucira mu kanwa. Ubwo buzima ni ubuzima butugora cyane, kubona fondasiyo kugira ngo ugere ku muhanda nta mafaranga ufite. Mu nzu urabona wagezemo usanga nta matara arimo, nubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaduhaye umuriro, ariko byaje kuza gushya ayo matara arashya. Niyo mpamvu wageze mu nzu usanga ni mu icuraburindi, ariko ubundi mbere ugaraka n'ufite mu muriro ahari. Kubera bagira neza ba VUP support, iyo ukwezi gushije mwenda baravuga ati mujye gufata ibyo 75, ukareba wa mwana ukujyana ugasanga harimo intera. Ubwo nkareba se nkavuga ati nimba ari basigaye 6500, hari umuntu wara kwitangira akakubwira ati reka mwenda ngo ibintu bya 2 uwo ubasha kugira ngo ubuzima bubeho. Iyo atinze nabwo usanga n'ubundi atwinuba, ukavuga ati ntabwo nzajya mpora mu rugo ngurwo, ugasanga ugeze muri cya gihe cyo kwivuga ati ndigunze kubera inzara. Kuvuga ngo ubu ngubu ubonye uburyo ikintu cyagufasha, si ngombwa umuntu mwabana. Nyine umuntu we kubera ko ubuzima n'ubundi ubona babugenda bugucanga, mwabana kuko ntabwo wakanga umuntu, mwabana. Ariko wa muntu uzajya uzana none ari uko ufite icyo kumuha, burya ntabwo ari mwiza, kuko nta mutima wa kimuntu aba afite, abasha gukurikira icyo ashaka kwirira. Ariko iyo umeze gutya ukaza ati wiriwe yego ati nguterura agasafuriya ukigendera, burya Imana iguha umugisha kuruta wa wundi waje ashaka icyo yirira. Abanyarwanda bacu bari hanze wenda tutarimo kubungubu kuba turebana ku maso, ndabasaba inkunga cyane yo kuba banera iyo nkunga y'igare, bakanera inkunga yo kuba mwenda nadoda, ese cyangwa bakaba banshingira nk'akabotike hariya, nanjye nkagira ikintu nigezaho nk'umunyarwanda. Hanyuma gukaraba hari ushobora kubyibaza, gukaraba ufite amazi wakiyoza neza nta kibazo, wanamesa birashoboka. None hari igihe mesa iyo mfite nk'isabune. Gukaraba ni ibisanzwe mubiri wose, kubera ko buriya Imana ikurema n'uburyo uzabaho, ufite n'uburyo ikwigisha uburyo ubaho. Urabona ko hari abantu benshi ujya ubona batafite amaboko, ariko ugasanga bafite isuku bitewe n'uko bafite abantu babitaho. Ariko si ukuvuga mwenda nta ufite ukwitaho. Iyo ufite ubwenge uba ufite byose, kandi hari Imana haboneka ibindi. Hanyuma hari n'ushobora kwibaza cyane ko barabizi benshi, abafite ubumuga nabo baba batabona, ubumuga bukomatanyije nk'uku n'ibindi,
nabo barashaka ukabona rwose ageze gutya abengutse umuntu cyangwa akamukunda bakabana. Manuel, nawe ushobora kugira icyo gitekerezo ubuzima bwawe buramutse bugize umurongo nyine ufite fondasiyo ariyo twahereyeho washaka ugufasha, kuko nawe iyo ufite ndavuga umudamu nyine ndabyumva umudamu nyine yaza akurikije ko abona nawe aricyo yaza avuga ati nzajya nkikora mufasha mu bushoboka byose, ariko urabona ko nyine ntiyaza kuko abona ntacyo kurya hari umuntu nyine wemera ubukene bwawe akaza avuga ati ngiye kuzageza kugufasha, ariko se yagufasha rimwe kabiri gatatu nawe nta kintu akubonaho. Ariko iyo uteye ikirenge muke nimba wacuruje mwenda tubare 2 uramuha icyagihumbi cya kindi kibinyungu kibiki umugabo mu rugo. Ubwo rero no kuvuga ngo rwose ibyo birashoboka cyane umbajije. Hanyuma rero garuka utubwire abaturanyi bawe hano mubanye muti, kuko hari ushobora kuba wenda hari ukwinuba hari ugufasha, bigenda gute bimeze gute ku baturanyi by'umwihariko ku baturanyi rwo ntago byera de. Hari abagomba kuba bamfasha mwenda mu tuntu runaka nk'uko ubona abana ahangaha, hari n'abakwinubira cyane bavuga ati kira kirakambakamba akagutesha agaciro cyane ko hariho imvugo batwita ngo turi ibimuga. Icyo kintu kiratubabaza cyane cyane bakatuba ngo turi ibimuga. Rero wakegera nk'umunyesibo intangaho nakubwiye twabanje kuvuga ko nta buyobozi dufite ntabwo. Ubu no kuvuga ngo twebwe baradutoneka cyane buri munsi. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika dusabye ko barimo kuducengera batubwira ko turi ibimuga, twe ntabwo turi abantu nk'abandi. Koko muyobozi, urabona twebwe nk'ubuyobozi nk'abayobozi ngo n'abisibo umudugudu akagari ntabwo batureba, ahubwo n'inkunga muduha barashaka kuyirira. Urugero natanga, ejo bundi baduhaye ibiryo bya covid, barangije ubuyobozi bw'umudugudu busa nkaho butanga abantu 3 babandi bafite ubumuga bava ngo turafashwa ngo ntabwo tugomba kurya. Icyo gihe nge nakoze ubushoboka byose mpamagara ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana, harimo na umuntu wahise amfasha cyane ni umudaso ukora ku murenge. Ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose mutubarize ubuyobozi bw'umudugudu wajurwe ndetse n'akagari, ijambo ikimuga kiracyabaho. Icyo kintu rwose mudufashe ndetse murebe n'uburyo mwatuvuganira ku byerekeranye n'ubuzima turimo, kuko burya kuvuga menshi ko kuyamara. Urebye ubuzima turimo bwo buragoye cyane cyane bw'amazi y'inkwi. Abandi bafashe cana rumwe, urabona uwo mpaye buriya cana rumwe yamfasha cyangwa kagaze, byanshimisha kuba mubona ko mubona gutya mugaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero ntacyo mutadukorera, murakagera amahirwe n'Imana. Murakoze. Yego Manuel, urakoze nawe guha ubutumwa umukuru w'igihugu cyacu. Hari ibyo umusaba ni na ngombwa, umubyeyi niko bigenda igihe cyose arasabwa kandi ntabwo yakimuwe kirazira. Ahubwo noneho reka duse n'abagana ku musozo w'ikiganiro. Ni iki kiri gutsika umutima wawe? Ndagira ngo twongere tugisubiremo, hanyuma uwagushaka akavuga ati nkeneye kugira icyo mfasha uriya musore w'u Rwanda, uriya musore ufite ubumuga ariko nawe washobora kugira icyo akora nk'uko wakomeje kubivuga n'abandi babishoboye. Ibyo bintu ko ari bibiri bisobanura, hanyuma dusoze kino kiganiro. Cyane cyane icyo numva ntekereza cyane cyabaho cyamfasha nuko banshakira uburyo nabaho bakaba nk'abavandimwe baba bari kumwe na Yezu ndetse na Bikira Mariya, bagakora bo bwabaga bakaba badushingira ka botike, nkaba nanjye nabasha kwiteza imbere, ndetse n'uwo mudamu yaza akaza afite fondasiyo aheraho.
mu bundi buzima bundi cyane bakama nk'iyo nsimburangingo akagare murareba ko rwose banyarwandakazi murabona ko ntaho mpagarariye nk'uko uyu muvandimwe ari kubivuga cyane ibyo ni byinshi sinuko nabona mbivuga. hanyuma uwagushaka yakubona gute cyane ko nanjye wampamagaye uti nabonye hari igitangazamakuru ukorera gifasha abantu uti ndashaka ko muza tukaganira ku buzima bwanjye. Telefone wakoresheje ni yande, ese wayigushaka n'ubundi yayikubonaho cyangwa birasaba ko tujya kureba aho yavuye icyo gihe ni ukuvuga ngo nari nyifite iza gupfa, hari abavandimwe bari bitanze baravuga ati reka tube tukuguriye agatelefone tujya tugukenera. Telefone iza gupfa rero nta hantu ubu ngubu umurongo ushobora kuba wawubona wampamagariraho, keretse hari mwitanze ahari mukayitugurira nk'uko abandi bitanze. Bakunzi ba Touch One rero reka dusoze ikiganiro. Ubuzima bw'uyu muvandimwe n'ubuzima bushaririye yabibabwiye, ubuzima bukomeye cyane kuba wenyine muri iyi nzu nayo mubona mu by'ukuri icyondo cyenda kumugwaho, uburyamo mwabonye ntabwo, saro nuko nguko, ibijyanye no kurya aho akorera kubitunganyiriza, ubwiherero, byose ni ibintu ntekereza ko aho waba uri hose, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, ntabwo mu by'ukuri ubu buzima wabwifuza, ntabwo ubuzima wabwifuriza uwawe, ntabwo ubu buzima wabwifuriza umunyarwanda. Imanwe, ngira ngo iryo zina nicyo risobanura Imana iri kumwe nawe, ukomere, hanyuma turagushimiye. Ariko kandi ndumva abakunzi ba Touch One uzakenera kukugeraho n'ubundi azatunyuraho, nimero zacu ziri kuri uru rubuga, nta kibazo twakugeraho kandi tukamukuzanira. Hari ikibazo? Nta kibazo, nabwo mwaba mukoze. Ubwo ndumva muri busige nomero yanyu kuko ari gihe mwenda twatira tukaba twanabahamagara mu rundi ruhande. Turayiguha ariko n'ubushize warayikoresheje, ariko ntacyo turongera tuyiguhe, nta kibazo. Nta kibazo, mwaba mukoze. Sawa rero, ukomere kandi humura, Imana iri kumwe nawe, turagukunda cyane. Yego, murakoze. Touch One TV. Touch One TV turayikunda. Touch One TV turayikunda. Abayobozi bayo turabakunda cyane, banyamakuru bayo bose barajijutse, biganiro byayo biraduhugura. Touch One TV tunayipenda. Touch One TV turayikunda, banyarwanda mwese namwe muyikunde, banyarwanda mwese nukuri murayikunda, ibwota amasimbi namwe murayikunda, diaspora nyarwanda namwe turabakunda. Touch One TV turabakunda. Touch One TV.